twongeye kubaha ikaze mwebwe mwese mukurikiranye Impamo Media. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru yizewe, inkuru zikubiyemo ubwenge n'ibiganiro byiza mugezwaho. Nanjye David Remy. Wowe ubonye ino channel bwa mbere ukaba utarakora subscribe, nakwifuriza kuba wakora subscribe, share na comment kugira ngo ujye ubasha kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Inkuru tugiye kubagezaho uyu munsi ishingiye ku bintu byabayeho mu myaka ya kera. Abagize inkuru yacu tugiye kubagezaho uno munsi harimo isake, inzovu. Byose biri mu biremwa byabayeho bigoranye. Reka dutangire n'inkuru yacu. Iravuga iti: kera habayeho isake yabayeho mu buzima byagoranye cyane. Iyo sake yabyutsaga abantu mu gitondo, ariko yarazwaga hanze cyane buri munsi, ikanyagirwa, ikicwa n'imbeho. Irivumbura iti ko ari njye ubyutsa abantu, natora kumamera bakanyirukana. Umunsi umwe iravuga ngo reka nzajye kubaza Imana icyo abantu bampora. Igeze mu nzira ihura n'inzovu, ibaza isake iti: mbe rusake, ko ugenda utarwiyambitse ugiye hehe? Isake ibwira inzovu iti: ni njye ubyutsa abantu, mbabwira ngo babyuke, ariko bakandaza hanze. Nanyuraho banitse amasaka bakanyirukana. Umugore akantera amabuye, umwana nawe akantera amabuye, umugabo nawe nuko. Isake iti: noneho ngiye kubaza Imana icyo nzira. Isake ibaza inzovu iti: se weho urava ukajyayo? Inzovu iti: nanjye uko mbona ukungana n'umusozi mbyara umwana umwe. Urukwavu rungana ubusa rukabyara abana barenze 5. Ihene ikabyara abana barenze 2. Inzovu iti: ngiye kubaza Imana icyo impora. Nuko isake n'inzovu byumva biri ku rugendo rumwe, bihitamo gukomezanya. Isake, inzovu bigeze imbere bihura n'igishyitsi. Igishyitsi giti: mbe rusake, urajya he wowe n'icyo kintu kimeze nk'inzu? Rusake iti: hoya gishyitsi we, iyi si inzu, ni inzovu. Igishyitsi giti: ibyo tubireke, murajya he, murava hehe? Nuko isake itekerereza gashyitsi ibibazo byayo. Inzovu nayo ijyaho ivuga ikibazo cyayo. Igishyitsi kibyumvishe kirumirwa cyane, kiravuga giti: ese nta kuntu mwareka nanjye tukajyana? Isake ibaza igishyitsi iti: ese wowe ugiye gukora iki? Igishyitsi giti: nanjye ubwo reka njye kubaza Imana icyo abantu bampora. Igishyitsi giti: umugabo anyuraho akankubita ishoka, umugore yanyuraho akankubita isuka, umwana nawe yanyuraho akankubita umuhoro, udakoze ibyo akankubita ikirenge. Inzovu iti: nawe ndumva utorohewe. Nuko birajyana, bigeze aho Imana iba barabyakira. Umumarayika bereka aho bicara ngo babe bategereje. Nuko haciyemo akanya, Imana iraza, ihageze irabaza iti: ko mwadusuye muragenzwa n'amahoro? Ni iki rusake
iti dufite ibibazo bitoroshye. Nuko Imana ibaza rusake iti ufite ikihe kibazo? Isake itekerereza ikibazo cyayo Imana. Nk'uko mwacyumvishe haruguru, Imana ibwira rusake ngo ba wicaye ndaje mbanze numve n'abandi. Ikurikizaho inzovu nayo ivuga ibyayo, ikurikizaho igishyitsi nacyo kivuga ibyacyo. Nuko Imana ibwira isake iti fata kiriya cyumba gisa neza, iyiha n'ibyo kuryamaho, ibyo kurya, kwiyorosa. Nuko inzovu nayo iyohereza mu ishyamba rinini cyane ringana na Afurika yose. Nuko ibwira igishyitsi iti subira aho wari uri, nzongera mbahuze nyuma y'icyumweru mbasubize. Ya sake kubera kurengwa itangira kwiherera mu mashuka. Nuko ya nzovu rya shyamba iririsha icyumweru kimwe, ihahindura ubutayu. Aho cya gishyitsi cyari kiri, Imana yoherezayo marayika imuha agatebo ngo atore inzara z'abantu zihari. Nuko hashize icyumweru irongera ibitumizaho. Nuko ibaza isake iti ko baguhaye ibyo kurya aho kuryama heza, wigeze ubyutsa abantu? Isake iti oya, none wiherereye aho ubonye hose. Ubwo se uri kubona ari nde wakwihanganira umwanda wawe? Isake irumirwa iti uri mukuri, uri Imana koko. Ikurikizaho inzovu irayibaza iti wowe ushaka abana benshi nawe udafite ibiguhagije? Inzovu iti nibyo koko, uko ndya uku nguku mbyaye abana benshi ntitwabona ibyo turya. Nuko ibaza igishyitsi wowe inzara z'abantu kwazimazemo? Imana ibwira marayika iti zana cya gitebo cyuzuye inzara z'abantu igishyitsi cyagiye gikuramo. Buri muntu wese wakunyuzeho wamukuraga inzara, warangiza ngo waragowe. Igishyitsi giti ibyo koko ni ukuri. Imana iravuga ati mwitahire. Nuko birikubura birataha. Isomo ry'uno munsi riravuga riti jya ubasha kwishimira ubuzima ubayemo, kuko Imana iba igufiteho umugambi. Kuba waba ubaye muri ubwo buzima, Imana iba yarakohereje ku isi kugira ngo ugire ibyo ufasha abandi n'ibyo ukora. Inzovu yashakaga abana benshi, nayo ubwayo yabonye ko irya cyane, ikaba itabasha kuba zabaho ari inzovu nyinshi cyane. Bityo rero umuntu akwiye kunyurwa n'ubuzima aba abayemo, kubera ko Imana iba imufiteho umugambi, igahitamo ko ubwo buzima ari bwo abamo. Mwakoze kubana natwe. Yari David Remy, ndabakunda, mbahoza ku mutima nk'abafana, inshuti, abavandimwe. Nkomeza kukwibutsa gukora subscribe, share na comment kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro uko bisohotse buri munsi. Mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ibarinde. Yari David Remy, ubakunda, ubahoza ku mutima.